Awesome beautiful ladies and gentlemen, let me hope that you are fine. My name is Badon, njumva kuri izi mikoro za DON TV aho manje kugeza amakuru menshi agiye atandukanye yibanda cyane ku myidagaduro hano mu Rwanda, mba nkugeza aho amakuru bayiri hano ku mihanda, amakuru butigeze wumva handi hantu na hamwe, kuko ahantu honyine hize ugomba gukura amakuru ni hano kuri DON TV. nkaho kabagijwe nanje Badon, ubundi angayo oyo wahageze buze neza ko wamaze kugera ku isoko y'amakuru noneho by'umwihariko y'imyidagaduro. Anyway, it's all untold stories. Ikintu usabwa ni kimwe, ukanda subscribe, ugakanda like, ndetse ukaduza feedback yawe unyuze muri comment section, ukatubwira uko wowe ibintu ubo byumva. Ntabwo twarijije mu kona tugu umwanya wawe kugira ngo tubwire uko ibintu byumva. Anyway, hagatoreka nize ko muri muravibinga Soweto by Bruce Melody. Track imeze neza cyane muri Romis, iri kubice bigacika. Ni track ushobora kumva kuva mu gitondo kujya nimugoroba utarayaga. Anyway, reka rero nize ko muri kuyivibinga kandi muyisangiza inshuti zanyu. Tell them to come and listen to Bruce Melody's brand new song. Reka rero dutangiye n'inkuru yacu, njya nkuko mubibona kuri screen yanyu, hariho umusore bita Israel Mbonyi mu ifoto kabisa yerekejwe n'ibirango bya Skol. Ni ibintu ushaka kumva ko wenda ari ibintu bisabaho kajyanga wenda niza nkuru abantu bazana zidafite sauce, zidafite ikintu kizerekeza, zidafite ahantu zaturutse, muri make nyine inkuru zibehuha, ariko ntabwo ari komeze. Iyi ni inkuru ya nyaya, ubanza dutega amatwi neza tukugezeho inkuru yose uko yakabaye. Wowe ikintu kimwe to making sure yuko iyo nkuru iraza kukunyura kandi ukabona amakuru ahagije kuri yo, ndetse n'ibimenyetso byinshi cyane, kuko hano tukubwira amakuru ariko wafite na facts nkuko ubona kuri screen yawe. Ntabwo ari handi tuzana ifoto ngo tukwereke, ahubwo tukuzanira ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye byatuma umenya neza yuko iyo nkuru ari ya nyayo. Bamwita rero Israel Mbonyi, ni umuhungu watangiye gukora imiziki mu mwaka wa 2014 ubwo yashyiraga indirimbo ye ya mbere hanze yitwa Number One. Iyi ndirimbo ikaba yagiye hanze ari mu Buhinde aho yigaga ibijyanye na pharmacy, akaza kuva rero muri 2015 ubwo yarasoje amasomo ye. Iyo ndirimbo rero nyuma yo kuyisohora igasohoka yibereye aho hanze muri India, yaje hano mu Rwanda irakundwa cyane, ngira ngo nawe se wiyumva izina ryumva yuko yizi. We rero yahavuye yazi ko ari ibintu bisanzwe ageze mu Rwanda, asanga ibintu byageze ku indi level. Ageze ku kibuga cy'indege asanze aho famille yagiye kumwakira n'abanyamakuru bahatiye amatako, aravuga ati ibintu ntabwo bisanzwe. Uyu musore rero yakomeje guhirwa cyane no gukora imiziki, aho yagiye aca uduhigo tugiye dutandukanye, harimo nko kubitsa kuza BK Arena, abantu bakuza neza amatike akabura, byaje rero no gukomeza bigenda biba big cyane, ariko kandi akomeza kugenda yifata ntiyagira abantu akorana nabo wenda byaguse birenze, kuko wari ukujya gukora ibitaramo, kuko ngira ngo murabizi neza cyane ko ubundi abahanzi buriya n'ahantu bagenjiza amafaranga atandukanye, harimo no kwamamaza ibikorwa bigiye bitandukanye. Gusa ngira ngo mu minsi yashize nibwo mwabonye ko yatangiye rero imikoranire na Camon 20, aho yatangiye kwiyamamaza. Ubwo byari bishya kuri we, kuko ntabwo yarasanzwe yakorana wenda n'ibigo runaka abyamamaza. Gusa ntabwo araho byarangiye ko yatangiye no kwamamaza ikinyobwa cyaturutse mu ruganda rwa Skol, ari byo mugiye kumva muri no nkuru. Umenye ngo byaje gute, bimeze bite? Rero ngira ngo murabyumva neza cyane ko inkuru yo irahari kandi inkuru ishyushye. Anyway, iyi ni DON TV rero nk'ibisanzwe, kandi subscribe mbere yuko dukomeza. Uyu musore rero wakuze akavukira muri famille isenga cyane, muri famille ya Drokas ndetse na Itimana Soshi Jacques Claude, akavuka mu mwaka wa 1992 mu kwezi kwa gatanu ku itariki 20, akaza akora imirimo yo kuramya no guhimbaza Imana mu rusengero, agiye anyura mu makorali menshi agiye atandukanye. Ari nabyo byamutyaje bimuha ubumenyi cyangwa se bumubwo byongera kugaragara ko impano ye cyane binyuje mu kuririmba, bikaza no gutera imbere cyane ubwo yakoraga indirimbo ya mbere ari mu Buhinde nkuko twatangiye twivuga. Ngira ngo murabizi neza cyane ko ari umwe mu basore bakozwe cyane hano mu Rwanda mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ndetse kandi atari mu Rwanda gusa, ndetse no muri East Africa no ku isi muri rusange. Ngira ngo mwagiye mubona ibitaramo yagiye akorera hanze i Burayi, muri Amerika, ndetse akaza no gukora ibitaramo bigiye bitandukanye muri Afrika nko muri Kenya, aho yagiye agakubita igitaramo hakuzura burundu, ndetse kandi akaba afite n'igitaramo muri Uganda kigeze gisubikwa ariko kitarasubukurwa. Ngira ngo mwagiye mubibonera byinshi cyane. Ni umuntu rero kandi ufite fan base nini cyane hano muri East Africa. Ngira ngo neza cyane yakoze indirimbo z'igiswahili hano zigenda zikagera, kuko ubu ngubu ari umwe mu bantu bafite indirimbo zirebwa cyane kandi mu gihe gitoya. Ngira ngo rero Israel Mbonyi, nawe ushaka kuba ufite zimwe mu ndirimbo ze ukunda cyane, ntabwo byashoboka ko waba uri umunyarwanda nta ndirimbo n'imwe ya Israel Mbonyi ukunda, kireka ubaye warabaswe no kumva indirimbo z'ibishego, ariko uri niba atari ibyo ngibyo ndabizi neza ko ukunda Israel Mbonyi
utakumva hari umuntu n'umwe umuvuga nabi. Rero ku itariki 8 z'ukwezi kwa karindwi 2024 ubwo uruganda rwa Skol basoraga ikinyobwa cyabo cyitwa Skol Matona, bo bamaze kugikiranzira batangiye gutekereza umuntu bakorana mu buryo buhoraho. Baje kureba rero basanga hari nta wundi muntu uraza kubanyura, uraza kubikora nk'uko babyifuza usibye Israel Mbonyi. Baramwaproachinga hanyuma nawe yarabyemera avuga ati tugomba gukorana neza cyane, uno mufungo nanjye wo kwamaza nkawuryaho. Israel Mbonyi rero nta kuzuyaza yahise yemera gukorana nabo. Gusa wenda ikintu kimwe nakubwira kuri icyo kinyobwa, nubwo cyakozwe n'uruganda rwa Skol rusanzwe rukora inzoga zisembuye, ikintu kimwe gere nuko Skol Matona yo ntabwo isembuye, ni ikinyobwa kidasembuye, ni ikinyobwa kirimo alcohol ya 0.0%. urumva ngo ni ikinyobwa cy'abantu badafata agasembuye, abantu dufata kabisa soft drinks, murabyumva neza cyane. Rero byatangiye kunugwanurwa mbere yuko Israel Mbonyi yashyira amashusho hanze, ariko uno munsi nibwo yaje kubashyira amashusho hanze agaragaza ko rwose yarayimo arinjoyinga kino kinyobwa ari kumwe n'abandi bantu bagiye batandukanye. Ni ku mashusho yapostinze kuri social media ziwe, ndetse ari kumwe n'inshuti ze zigiye zitandukanye. Hanyuma akaza no kuyikoraboratinga n'imbuga nkoranyambaga za Matona. Rero iki kinyobwa biravuga yuko Israel Mbonyi yamaze gusinya contract yo gukorana nabo mu gihe cy'imyaka 2. Hanyuma rero akaba ari kwamamaza icyo kinyobwa. Ni ibintu byavugishije abantu benshi bagiye batandukanye, bibaza ukuntu Israel Mbonyi yatangiye gukorana n'uruganda rukora inzoga mu kwamamaza, bavuga ati ni gute umuntu tumenyere cyane mu bijyanye no kuririmba no kuramya Imana, gutanga ubutumwa bwiza binyuze mu kuririmba, ariko ikintu kiza ari nuko wenda iki kinyobwa giye kwamamaza ntabwo gisembuye. Ibintu mubanze mu byumve neza, ntabwo gisembuye nubwo cyakozwe n'uruganda rwa Skol rumenyereweho mu gukora inzoga zisembuye. Rukaba rero ari urugendo rushya Israel Mbonyi yatangiranye na Skol Matona rwo kwamamaza. Abo ngubu iraza kuba ari imwe mu binyobwa namwe mukunda hano hanze, muraza kuba muri gukurikirana, namwe mubikurikirana neza cyane. Ngira ngo uko bugenda bucya, uko bwije nuko buke, ngira ngo uko bukeye nuko bwije, imipaka igenda yaguka, ibintu bigenda biza bimwe, haza bimwe bishya, ibindi bikagenda, ariko ibyiza nuko ibiza byose ari byiza. Ubwo nawe nize ko mu minsi mikire uraza kuba ari kwenjoyinga ingiyi Skol Matona. Skol Matona. Nitwa Badon rero nk'ibisanzwe, iyi ni DON TV, nkwana iri kugeza amakuru menshi y'imyidagaduro bagiye atandukanye. Ahangaha niho hantu honyine ukura amakuru yizewe kabisa. Rero twebwe twibera mu myidagaduro, ngira ngo murabizi neza cyane. Icyo usabwa ni kimwe n'ukanda subscribe, like, ndetse ukadusangiza ibitekerezo byawe muri comment section, tukatubwira ukuntu bimeze. Anyway, kandi niba wumva ukunda ibiganiro bya DON TV, ukunda inkuru za DON TV, tumira n'inshuti zawe zijye ziza dutarame zijye ziza zitaramire hano kuri DON TV, ziyumvira amakuru menshi yagiye atandukanye. Ubundi iyo umaze gukanda subscribe, ugafungura notification, ugakanda like ndetse na comment, dusangiza ibitekerezo byawe. Ahangaha ntabwo ushobora gucikwa n'inkuru yacu n'imwe ikugeraho mu bambere. Anyway, rero reka nize ko ukomeje kumerwa neza, reka nize ko ibiganiro byacu bikomeje kukunyura. Reka twongere guhura mu nkuru yacu itaha.